BTN TV ikiganiro Gospel Hour mubwire ko wazagikurikira kuri YouTube witwa Gospel Hour n'ubundi senior ugashyiraho inyuma senior. Reka twakire Ivona wiriwe neza? Wiriwe neza Peter. Mumeze neza i Nyarugenge? Yego tumeze neza turashimira Imana. Tugwamagaye ko uri mu gitaramo cyateguwe n'itorero ADPR kirimo umuhanzi waturutse Finland Bosco Nshuti, Alexis Dusabe, Korali Rangurura, Sharomo, ni nyinshi zihari. Igitaramo nzi ko gishyushya aho ngaho kimeze neza cyane, abadukurikiye ngira ngo bare kubibona. Ni igitaramo gifitiye ishusho Sasha. Mu by'ukuri igitaramo kiri Nyarugenge ni igitaramo gifite ishusho yindi yo gutuma umukristo wese ahita n'utazi Kristo cyangwa se amenya yuko Kristo ariho kandi abasha kubohora imitima. Icyo navuga hano hari amakorali atandukanye, by'umwihariko ku munsi w'ejo hari amakorali yandi atandukanye ko ni igitaramo kigiye kumara iminsi 2, cyatangiye ku munsi w'ejo kikaba kiri gusoza uyu munsi. By'umwihariko gifite umuyobozi umushyitsi w'imena waturutse muri Finland witwa Nina, akaba ari n'umuririmbyi, mu by'ukuri akaba ari n'umubwirizabutumwa. Hanyuma rero uyu munsi by'umwihariko ejo habonetse ko haririmbye Bosco Nshuti, uyu munsi wa none turi buze kwakira Alex Dusawe aze kuba ari we utaramira abantu, ndetse amakorali ahari arakomeye muri gospel. Hari Hosiana, hari ukuboko kw'iburyo, hari Siloam. Muri make hari korali zikomeye zazindi zigiye gutuma igiterane cyose kigenda neza nk'uko abantu babyiteze cyangwa se nk'uko abantu bumva bifuza kwakira umwami Yesu nk'umukiza. Hanyuma ikindi navuga nuko abantu ari benshi, abantu bazi Nyarugenge ni ahantu hanini hameze nka stade, hose haruzuye, abantu barimo babashakira intebe barebe kuba hari aho banazitereka. Ariko ejo ngo bari babaye bake, ejo bishobora kuba babaye bake, ariko ntekereza ko impamvu babaye bake ari uko hari n'ikindi gitaramo nabwo cy'abahanzi bakomeye dufite hano mu Rwanda. Yego Sasha, karame turagira ngo tukubaze, urebye ubu ngubu noneho kigeze hehe? Cyaba cyatangiye cyangwa cyaba aribwo kiri gutangira? Yego igitaramo ubu tuvugana kimaze nk'iminota nka 45 gitangiye, kuko tumaze kwakira korali 2, ariyo Korali Rangurura y'Igihugu na Korali Ukuboko kw'iburyo. Twakiranye nk'abashyitsi n'abakristo muri rusange. Mu kanya gatoya cyane turatwakira ijambo ry'Imana, twakire n'umuhanzi Alex Dusabe. Yego turagushimira, wakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Uyu ni umuvandimwe bamwita Sasha, akora ku isibo. Ari hari Nyarugenge. Urumva ko noneho abantu babonetse, ariko ejo abantu bari banze kuza mu gitaramo, abantu babaye bakeya, bigaragara ko bya bindi bya